twongeye kubasuhuza abaduteza amatwi n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga z'umwuka wera. Reka dusome rero amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa turasoma ibice 17. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 22. N'amagambo yanryoheye iyo bikunda twari guhera hejuru, ariko nuyasoma uzahere hejuru gatoya ku murongo wa 16. Haranditse ngo Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda ku by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi z'umwuka wera. Reka dusome rero amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa turasoma ibice 17. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 22. N'amagambo yanryoheye iyo bikunda twari guhera hejuru, ariko nuyasoma uzahere hejuru gatoya ku murongo wa 16. Haranditse ngo Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati, bagabo b'abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda ku by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, nkigira ikikennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Bararikiye kubana natwe muri aya magambo. Numvise ari amagambo anejeje umutima wanjye. Numva ko muri aya materaniro twayaganira, kandi nayasengeye. Numvise Imana inyemeza kuyaganira. N'amagambo avuga ngo imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Niyo ntego. Iyo ntego iroroshye, nibwira ko umuntu wese yayifata bishatse. Ngiye kubabwira ngo bwira mugenzi wawe ngo imbaraga z'Imana zikorera Mubera, ariko si ngombwa. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo ritoya, kandi ndifuza ko biva mu magambo ahubwo bikajya mu bikorwa. Imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Dusomye amakuru hano mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa, abateoloji babyise byakozwe n'umwuka, kuko basanze intumwa ubwabyo zitabikora, ariko hamwe n'umwuka w'Imana byagenze neza, barabishoboye. Aya magambo ni amagambo Paulo yavuze. Uyu Paulo ninde? Paulo ni wa undi wahoze yitwa Sauli, hanyuma kuko umugambi w'Imana ku muntu udashira, aza guhindurirwa izina aba Paulo. Ndabifuriza guhindurirwa izina. Ubundi poromosiyo idahinduye izina ntibaho. Iyo Imana ikuzamuye mu ntera, ubwo nyine bijyana n'izina. Ntabwo Imana ibahindurira amazina mu izina rya Yesu, kuko ntabwo ari byiza, kuko wavutse witwa rimwe nk'iryo wavukanye, kurinda usaza. Imana ntibahindurira amazina mu izina rya Yesu. Abitwaga ba Immaculée nibabe na ba mama bisubizo bikunde,
nibabe n'aba deje byemere, nibabe n'aba profesa byemere. Imana nihindura amazina muri iri teraniro, bifurije ko Imana yabahindurira amazina. Nuko uyu Sawuli ni umuhanga cyane, bavuga ko yize filozofi, yize teoloji, yize amasiyanse menshi, cyane cyane yari afite ishyaka ryo kwiga, ariko cyane akibanda ku by'idini. Yari umuntu ukomeye ku buryo kwiga kwe yarizagera ku rwego rukomeye, arangiriza ku birenge by'uwitwaga Gamariyeri, bose bemeraga, bubahaga. Ikindi kiri kuri Pawulo, bavuga ko Pawulo buriya aziranye na Yesu cyane. Kuba baziranye Yesu, uko baziranye imbona nkubone, ariko bavutse muri karitsiye imwe, bavukiye mu cyerekezo kimwe, amateka ye arayazi. Ariko we yagize umugisha, abona agira amahirwe akomeye yo kuzamuka, ariga, arakomeza ariga, hanyuma agera n'ubwo ajya gusoreza mu mujyi kwa Gamariyeri. Uyu Pawulo naramukunze. Niba hari abakozi b'Imana nkunda Pawulo. Pawulo yanditse inzandiko, izo izigaragara tubona zemejwe n'abateoloji, ni inzandiko zigera muri 13. Ariko izitagaragara zirahari nazo, nk'urwandiko rw'Abaheburayo. Burya bavuga ko ari urwa Pawulo, kuko amagambo y'ubwenge arimo bayatwerera Pawulo, ariko kuko batabyemeje neza nta kundi. Uyu Pawulo mu guhamagarwa kwe yahamagawe ari umunyabwenge. Mbibutse ko Imana izagukoresha bingana na kapasite yawe. Kangasubiremo aka kantu. Niba uri umudogiteri, Imana izagukoresha bihwanye n'iyo revo yawe. Niba uri umusirikare wo hasi, Imana izagukoresha muri urwo rwego rwawe. Niba uri umusirikare wo hejuru, ufite umwofisiye ku rwego runaka, Imana izagukoresha kuri urwo rwego. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ikeneye kubyaza umusaruro ubwenge yaduhaye. Kandi rero si n'Imana gusa, namwe bayobozi b'amatorero, ari abadukurikiye, ari namwe turi kumwe, Imana ikeneye ko abo bantu kuri izo levels zabo mubakoresha, kuko Imana ikeneye kubabyaza umusaruro bingana na level bafite. Pawulo yakoreye Imana no mu bwenge yari afite, abyarira Imana umusaruro cyane, kuko yahereye mu gihe cya mbere, amaze kubona abigishwa ba Yesu ndetse na Yesu ubwe, umuriro w'umwuka wera cyangwa se umuriro w'ivugabutumwa ryo kwamamaza Kristo ucanywe, ashyira muri logique, abirebera mu bwenge, yabishyiragamo akabona atabibona. Yashyiraga mu bwenge yize, akabikurura n'abishyikira. Hanyuma arangije afata umwanzuro wo kubirwanya, kuko muri siyanse yize ntabwo yabibonagamo, yarabirebaga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yadukirishije ubupfu bw'ibibwirizwa. Pawulo mu bwenge bwe, ntabwo nimukarenganye Pawulo, nimukamurenganya, ari Sawuli. Yarebaga ibyo yize, akareba iby'idini ya Kiyuda, hanyuma yashyiramo Yesu akamusacinga, akamubura. Ari ibintu dushyira muri nuza twabishakisha ntitubibonemo. Ariko bitavuze ko ibyo bitagaragara bidafite imbaraga. Ndashimira Kristo ko yashyizemo ibintu bifite imbaraga ahantu hiherereye. Igihe kimwe yaje guhaguruka ajya kurwanira idini ya Kiyuda. Impamvu yahagurutse yari iyihe? Yumvise amakuru ya Yesu, abwirwa ko Yesu w'i Nazareti arimo akora ibitangaza. Yumva ko abantu bamugiye inyuma ari benshi, yumva ko umusozi wose, kuko hari igihe ububyutse bwabaye,
igihe babitaga ngo ni abakristo abishyiramo aribaza aravuga ngo ariko uyu Yesu bavuga ni mwene nde? Baramubwira ngo ni mwene Yosefu na Mariya. Arababaza ati se uwo Yesu yaba yarize amashuri angahe? Yabishakira mu mashuri agasanga ntayo afite. Aravuga ati none se mubona iyo agenda mu nzira ari smart? Bati wapi, bati n'umuntu wibera mu ikanzu imwe. Abishyira mu bwenge yize, abijyana mu mashuri yize, abiburamo. Arangije afata umwanzuro wo kurwanya ubwo buyobe, kandi aburwanya yivuye inyuma, kugeza no ku rwego yajyaga yaka igipapuro bitewe n'impamyabumenyi afite, bitewe n'uburenganzira afite, bitewe n'amashuri yize. Barangije bamuha icyangombwa cyo kujya kurwanya ubwo buyobe. Yabikoze afite ishyaka. Reka mbabwire, iyo ngeze aha ndavuga ngo niba umuntu agira ishyaka mu byaha, iryo shyaka agira mu byaha, umunsi Imana izamuhindurira no mu nzu y'Imana azagira ishyaka. Buriya ntugire ngo niba umuntu ajya mu kabyiniro akabyina bukarinda bucya ari mu kabyiniro, Imana nimuhindura mu rusengero muzamuhe rugarabyine, kuko Imana irabihinduye, uwo muhamagara azagumya gukoresha. Sawuli arabahiga kugeza ku rwego yabamenesheje, baratorongera, kuko bamuhaga n'ingabo, bamuhaga n'abamufasha. Ibyari ibintu byemewe ku rwego rw'igihugu. Batorongeye ngo batorongera berekeza ahitwa i Damasiko. Aravuga ati naho muri icyo giturage ndabasangayo. Arahaguruka aragenda, ari mu nzira agenda. Mubanze mutekereze ukuntu yatekerezaga Yesu, nk'umuntu utarize, nk'umuntu yasize mu giturage, nk'umuntu afitiye amakuru ye neza. Nyiri kuri aka kantu reka mbamenere ibanga, uzirinde kureka ritsepfiriya. Arangije arahaguruka ajya kumurwanya. Mu gihe ari mu nzira ngo nuko akubitana n'umucyo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo atungurwa n'umucyo. Atunguwe n'umucyo, umucyo nuko ahita yikubita hasi, agwa yubamye. Akikubita hasi yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli, 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 undenganyirize. Abashakashatsi mu bya Bibiliya bavuze ko yamaze umwanya atarasubiza. Yarakomeje araryama ntiyasubiza. Impamvu atasubije ni iki? Nuko uwo yaragiye kurenganya, uwo yarakurikiye ngo arenganye, yatekereje ko imbaraga mutekerezaho atari zo z'umukubise hasi. Arangije yahise arabaza ngo urinde mwami, kuko noneho yumvise umukubise hasi ari umwami, yumvise atari mwene Mariya na Yosefu. Aravuga ngo urinde mwami uwo ndenganya nkakwizera. Barishimwe cyane. Yesu ntabwo yigeze aca ku ruhande. Hari ibyo yajyaga avuga ukumva aciye imigani, ariko uwo munsi, reka mbivuge mu gifaransa nibyo biryoshye, yaravuze ngo je suis, ni ibintu biri direct. Aravuga ngo ndi Kristo urenganya. Imana ishimwe cyane. Arangije yumva abonye Kristo utandukanye n'uwo yibwiraga, yumva abonye imbaraga zitandukanye n'izo yamutekerezagaho. Arangije aramubwira ngo nifanye nini sasa? Aramubwira ngo noneho nkora iki? Nuko arangije aramubwira, ahita amutumaho kuri Ananiya. Ayo ni amakuru maremare, kuko ukomeje ukagenda aho yahingukiye barirutse. Baravuga bati wa undi woretse isi yaje. Ariko atangira kwisobanura, abaho ubuhamya. Arababwira ngo nari ndimo ngenda njya mu nzira y'i Damasiko. Imana ishimwe. Ndashimira Kristo ko iyo yagushatse ntaho umucikira. Uneze amatwi, aho kugira ngo aguhombe azaguhombye. Ntabwo uzamucika. Umva ngo uhanuriye, ntabwo uzamucika nubwo wumva wabyemeje, nubwo wumva hari ukuntu wabitekereje. Ariko aho kugira ngo Kristo aguhombe,
yarakugambiriye akubonamo umusaruro azaguhombya. Sawuli arahaguruka noneho ajya yakwemera. Imana ishimwe, haleluya. Sawuli arahaguruka aragenda ajya kwa Ananiya amuha amabwiriza y'urugendo. Amara iminsi ari guhabwa amabwiriza y'urugendo. Arangije arahaguruka. Iyo usomye neza ucukumbuye usanga ko Sawuli amaze kuba Pawulo ntabwo yongeye gusubira iwabo, ntiyongeye gusubiza inzira yavuyemo. Niba yari afite na famiye ntabwo yongeye gusubira muri famiye. Uzumva ko yamanutse arakomeza ajya mu Atene, ajya i Beyiro, ajya n'ahandi arakomeza aragenda kugeza ageze i Roma, kugeza igihe yaguye. Pawulo ahaguruka ahagurutse kandi ahaguruka yuzuye. Ahaguruka, reka mabwire, hari uburyo abantu bazi Kristo, ariko ukuzi Kristo, uko wamenye Kristo, imbaraga umuziho nizo zizaguha gukomera. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Pawulo uko yarazi Yesu yahinduriwe amateka. Paji imwe yuko yarazimo Yesu wo kwa mwene Yosefu na Mariya yarahindutse, ahubwo abona Kristo nk'umwami, abona Kristo nk'uwamukubita hasi akamujegajeza n'ubusawuri bwe. Haleluya. Abona Kristo, yongera ahishurirwa Kristo Yesu. Ndakwingingira ngo Imana iguhishurire Kristo Yesu. Nuhishurirwa Kristo uzahaguruka uhagurutse, uzongera kuvangavanga. Imana igufashe. Abaduteze amatwi, Imana igufashe uhishurirwe Yesu. Ese wahishuriwe Yesu wuyi? Aho ni wahishuriwe Yesu nk'uwo kujya gusirimbira mu rusengero gusa. Hanyuma nuhishurirwe Yesu ufite igitinyiro ufuha. Pawulo ahishurirwa Yesu ahaguruka ahagurutse. Hari aho yanditse aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka ubutunzi butagira akagero. Barishimwe. Yavuga gutya, yatondekanyije ibintu. Hari aho yageze mu rukiko rumwe bashaka kumwitiranya, arangije abaha amakuru, arababwira ngo ngewe nduyu n'uyu, arivuga. Ubundi yagendaga yicishije bugufi, ariko hari aho yageze agera ahantu bamutekereje nk'umuntu w'injiji. Arangije arababwira ati ngewe mu Baroma ndi Umuroma kandi ni n'Umuyuda. Arababwira ngo mfite impamyabumenyi imeze gutya, ngo nuko aganira nabo ababwira amagambo ashize amanga. Pawulo hari ibintu yahombye kubwo kuronka ibintu by'igiciro. Imana ishimwe cyane. Arahaguruka aragenda. Uyu Pawulo niwe rero wageze mu Atenayi. Ageze mu Atenayi ngo asanga abanyatenayi. Mu Atenayi hari abafilozofe bakomeye, hari abantu bize cyane. Ageze mu Atenayi ngo mu gihe harimo atambagira, areba ibigirwamana bihari, areba imana basenga, areba ibicaniro bihari. Babitewe n'iki? Baracukumbuye cyane, bacukumbura Imana, bayishakira muri logike barayibura. Imana nuyishakira mu bwenge ntuzayibona. Bibiliya iravuga ngo abasenga basengera data mu mwuka no mu kuri, abo ni Imana ishaka ko bayisenga. Nuyisengera muri logike ntabwo uzayibona. Ariko Imana ni Imana yigaragaza. Yobu yarabivuze, aravuze ngo uri Imana yihisha, ariko kandi uri ni Imana yiyerekana. Imana ishimwe cyane. Pawulo ageze mu Atenayi yasanze hari abanyetenayi bafite icyo kibazo. Barashatse Imana barayibura, bayishakira mu nyuguti barayibura. Imana ntiboneka mu nyuguti, cyakoza mu mwuka ibonekera. Nuko arangije ngo bubaka ibicaniro, bubaka igitanga imvura, bubaka igitanga urubyaro, bubaka igitanga abana, barabyubaka babishyiraho ibyo bicaniro. Ariko nabo rega mabwire, niba hari abantu ntinya abantu babiri. Ntinya umuntu w'umunyabwenge cyane kuko yakwicira mu bwenge bwe, ariko ngatinya n'umuswa cyane. N'umuswa nawe yakwicira mu buswa bwe.
umuntu ujya imbere y'umusirikare ufite imbunda wakokinze agahita amubwira ati beshe se, ati ngaho ndasa. Aba banyabwenge bo mwatenayi ngo barangije bamaze gushyiraho ibyo bicaniro ngo barongera basanga ariko hari aho batageze, ngo basanga hariya hanitse ikirere batabonye, basanga hariya dendeje inyanja batari kubona, basanga hari ibintu biri furu batarimo bashyikira, basanga hari ibyo batarimo gufatisha. Barangije baravuga bati noneho rero ubwo twubatse ibi bicaniro ariko iyi tutabona, tudafite ibimenyetso byayo, baravuga bati reka nayo tububakira igicaniro. Ngo barangije nacyo baracyubaka, bacyubatse bitewe no gutinya. Baravuga bati birashoboka ko nubwo twayibuze ishobora kubiho, hari umunsi yazavumbuka ikatumara. Barangije rero nacyo baracyubaka, bamaze kucyubaka bacyandikaho, baravuga ngo iki ni icy'Imana itamenywa. Hari aho twashakashatse ntitwashyikira, hari aho twacukumbuye ntitwashyikira. Barangije bandikaho ngo ni icy'Imana itamenywa. Barangije bakaza bagatambira ku bicaniro byabo, ku mana zabo, barangiza nayo bakaza bakayitambira hato ngo itazabamara. Pawulo yagezeyo rero barabipfundikiye aho. Agezeyo aratangaza, arahamagara. Pawulo ahamagaye ntabwo haje abantu babaswa, haje abantu bize, kuko nibo bari bazi aho bagarukirije. Mwariyo pago hano ntabwo ari ku musozi, ni nko kujya, ni nko kuvuga ku gatuti cyangwa se kuri nuza, kuri mpambara. Arangije ahagararayo aravuga ati bagabo b'abanyatenayi, nusoma hejuru kuri wa murongo wa 16 uzumva amakuru yamanutse nuko bagiye babivuga. Aravuga ati bagabo b'abanyatenayi, nahoze nambagira hano, icyo nabonye cyo nuko mukabije kuba abanyedini, mukabije kwinjira kwita ku by'idini cyane. Arababwira ati nahoze nambagira mbona ibicaniro by'Imana musenga, ariko mbonamo n'icyanditseho ngo icy'Imana itamenywa. Arababwira ati iyo musenga mutayizi niyo nje kubasobanurira, iyo niyo ngira ngo mbabwire. Baza biruka kuko bari bamuzi nk'umuhanga warangirije kwa Gamariyeli. Baraza, haje abanyabwenge, haje abanyacyubahiro. Niyo mpamvu nababwiye ngo uko kapasite yawe Imana ikeneye kwibyaza umusaruro, diplome yawe ihanitse Imana ishoboye kwibyaza umusaruro, kuko uzakwinjiza ahantu undi atakwinjira. Ndagusaba kubw'imbabazi z'Imana, ahantu ukorera, ahantu wiga, abantu musangira, Imana ikeneye kubabwira Kristo, ikeneye kukubona nk'umucyo, ikeneye kukubona nk'itabaza rimurika. Pawulo abahamagaye baza biruka, baje niko kubabwira ati iyo musenga mutayizi narayihishuriwe niyo nje kubamenyesha. Nuko arababwira ati iyo ngiyo ntabwo ikorerwa n'intoki z'abantu nk'inyantege nkeya. Arababwira ati ubwo ntabwo iba mu mazu yubatswe n'abantu. Arababwira ati ndagira ngo mbabwire yaremye ijuru n'isi ikadendeza inyanja. Ndagira ngo mbabwire iduha umwuka tutagura. Ndagira ngo mbabwire ituma bwira ikanatuma bucya. Arababwira abatangariza Imana, arababwira ati kandi reka mbabwire iyo ngiyo ntabwo ari Imana ihagaze itavuga, ahubwo ni Imana ivuga ikanakora. Arababwira ati iyo ngiyo ntabwo ari robo, ntabwo ari Sofiya. Haleluya, haleluya. Ni Imana ikorwaho, ni Imana igira amarangamutima, ni Imana inezerwa, ariko ni Imana irakara. Arababwira ati kandi ni Imana ifuha. Arababwira ati ariko reka mbabwire imirimo yayo iragaragara. Imana ishimye, ndashimira Imana ko imirimo yayo igaragara. Imana ishimye. Ntabwo ari Imana itavuga, ni Imana ifite imirimo igaragara. Abafilisitiya bigeze kwinyaga. Abafilisitiya umunsi umwe bigeze kwinyaga, banyaga isanduku, Abisiraheli bayizanye, barayinyaga, barayitwara, baragenda bayishyira imbere y'uruhande, bayishyira iruhande rwa Dagoni, barakinga, baravuga bati turindiriye Imana twayifashe. Ariko bana we, nuko barangije baravuga bati ejo tuzaza gukora umunsi mukuru ko twafashe Imana y'Abisiraheli.
ariko ntabwo ifatwa. Imana ishimwe. Ni Imana. Hari abigeze kuyisumbuwa baravuga ngo ni Imana irwanira, ngo ni Imana irwanira mu misozi gusa, ngo ariko ntirwanira mu bibaya. Ibyo yabakoreye ntabwo ari Imana ya kure, ahubwo ni Imana ya hafi na kure. Ni Imana irwanira mu bibaya, ni Imana irwanira mu misozi, ni Imana igendana n'abayubaha. Imana ishimwe. Ni Imana yigaragaza mu gihe yashatse kwigaragazamo. Ntawayikoma mu nkokora, ntawayikoma mu nkokora. Imana ishimwe. Abafilisitiya bo byarabatangaje, baraje bayiha Dagoni, barayibwira ngo nibarindire iyo Mana bafashe. Dagoni iri aho ngaho, niba Imana ari ariko ntiyakwirirwa isohokamo. Ngo nuko bamaze kugenda Dagoni yo irabisobanukirwa, imenya ko ari Imana yaremye ijuru n'isi, ngo irangije abandagarira yubararira. Ngo nuko bakinguye mu gitondo baje kunezerwa, basanga Dagoni yacitse amazuru n'amaboko n'amaguru, yikubise imbere yayo kandi yaguye yubara. Barongera bararemekanya, barateranya, niba barashyizeho supaguru, niba barabigenje gute, bashyira barabwira bati Dagoni wihangane, ejo ni umunsi wa nyuma tuzaza gufeta intsinzi yuko twafashe Imana y'Abisiraheli. Wayikuraye. Barangije ngo noneho Imana irabareba, baragenda bajya kwikoraho, bajya kwegerana, bajya guhamagarana ngo baze gufeta. Nuko baje basanga noneho Imana yashwanyaguritse yabo. Basanga Dagoni yikubisaho, akano kagiye ukwako, akaboko kagiye ukwako, amatwi yagiye ukwayo. Nuko babona yikubise hasi yubamye, irashwanyagurika iyo mu ijuru irema. Imana ishimwe. Nyuma yuko Dagoni ishwanyaguritse, yabateje ibibyimba. Ibibyimba birabafata, baryama bugaca mu ijuru, hajemo ikibyimba no mu mugongo no ku mabuno, ahantu hose ikibyimba kiraza. N'ibwami bigerayo, nta dogiteri wabashaga guhandura ibibyimba. Ndashimira Imana ko ari Imana yirwanirira. Ayiwe, none se mvuga iki? Mvuge kwa Farawo. Igeze kwa Farawo, Mose yakamandinze ibikeri. Intambara y'ibikeri datawe, intambara y'inda datawe, urwanisha mugiga datawe. Imana yacu nabwirwana. Imana igeze kwa Farawo, ibyo yakoze yarwanye nk'Imana. Imirimo yayo nubwo itagaragara, ariko imirimo yayo iragaragara. Sibyo gusa mu Bafilisitiya, reka mbe mu Bafilisitiya nigarukire niyizire kwa Paulo Mwatenayi. Paulo arababwira ngo ikimenyimenyi cy'uko Imana yacu atari Sofiya, atari robo, nimuzana abarwayi. Ngo nuko bazana abarwayi, uwarambitse ikiganza agakira. Ngo nuko yirirwa asengera abarwayi, ngo bigeze ku gicamunsi ananiwe aragenda. Nimusoma amakuru neza, ngo yaratambutse abo barambitse ku mihanda, ngo igicucu cya Paulo uwo gikozeho agahaguruka akikorera uburira akagenda. Imana ishimwe. Nari ndimo mbabwira imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Ntabwo ari Paulo gusa, mutagira ngo ni Paulo wenyine, oya, ariko Mwatenayi yihannye abantu benshi, kandi yihana abantu b'abanyacyubahiro. Imana yacu ni nyacyubahiro, Imana yacu iriyubashye. Niyo mpamvu n'abayikorera tuba dukwiye kuba abanyacyubahiro. Sikuntu birivuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Bosi wacu ni umunyacyubahiro, niyo mpamvu tugomba kwitwara nk'abanyacyubahiro. Magambo tuvuge nk'abanyacyubahiro. Ingendo yacu imere nk'iy'abanyacyubahiro. Undi muntu Imana yakoresheje iby'ubutwari ni umuntu witwa, mvuge Eliya se. Eliya Imana yamukoresha ibyo. Hari imbaraga z'Imana zikorera mu bantu bayo, imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Uzi ko Eliya urebye ibiro yari afite, urebye ingano yari afite, ntabwo ari we wari ukwiye gutwara imvura ngo igihugu kimara imyaka 3 n'igice cyarabuze imvura. Ariko kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, Eliya aravuga ngo imvura ndayitwaye.
n'ikime aragitwara. Imyaka 3 irashira n'amezi angahe Eliya yaragitwaye kubera imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Uziko Eliya yamaze kuvuga ngo imvura arayitwaye ni kimwe arangije Imana itimubwira ngo umuntu w'umugabo ikimenyimenyi nuko yamubwiye ngo ngwino twigendere inzara itazakwicira ahangaha itimworeza ku kagezi. Yamubwira ngo genda kuri kariya kagezi ujye kunywa ya mazi nzagutungirayo. Amazi akamye iramubwira ngo imukugiserefati. Nuko Imana yabari babiziranyeho. Imana yari ibiziranyeho na Eliya. Hari imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Reka mbabwire umuntu w'Imana ujye umwitondera. Kambasabe noneho umuntu w'Imana ubirimo neza ujye umwitondera. Sukundu Geraldine yamuvuze. Geraldine yaravuze ngo aho uzabona umuntu wubaha Imana ujye wirinda kumuvogera. Nta muntu umuvuma nta muvumo wamufata, burya nta n'umuntu ujya umuvuga nabi, kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Umuntu w'Imana aho uzasanga umusore wubaha Imana ujye wirinda kumuvogera. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene nk'uwo. Eliya aragenda ajyana imvura, Imana irabishyigikira. Ntabwo ari Eliya gusa, munyemere nsoma ahandi hantu hamwe. Kansoma ahandi hantu hamwe nabona ndibuze gufashwa cyane nkabarazamo, ariko ndaje ndasoza. Kadusome mu gitabo cya 2 cy'iby'abami. Igitabo cya 2 cy'iby'abami harimo umugabo nakunze cyane. Abami, igitabo cya 2 cy'iby'abami, ibice 6 umurongo w'8. Ibice 6 umurongo waho 8. Ku bice 6 umurongo w'8 haravuga ngo iki? Haravuga ngo muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati, wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho, umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese nimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Bisiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira mu murere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira Imana kwibivugirwa mu murere tujya tubihishurirwa. Nasomye amagambo ejo bundi mu gatabo k'umugenzi, ngo umugenzi arimo agenda yabonye umuriro ngo wacanwaga, ngo uwo muriro wacanwaga ngo nuko uko uwo muriro wakaga ngo haza umuntu usukamo amazi, ngo hanyuma ngo akajya akamenamo amazi, ariko uko amenamo amazi umuriro ukanga kuzima. Biramutangaza ngo nuko amazi amenwamo inshuro nyinshi, ariko uko bamenamo amazi umuriro ntuzime. Mana ishimwe, haleluya. Uko bamenamo amazi umuriro ukaka, ngo nuko wa mugenzi ahabwa kureba inyuma y'inkike, ngo akebutse inyuma y'inkike, ngo abona nubwo imbere y'inkike hari abamenamo amazi, ariko n'inyuma y'inkike hari abandi barimo bamenamo amavuta. Uwamenagamo amavuta niwe watumaga amazi atasimya umuriro.
haleluya haleluya. Ndashimira Imana ko nubwo abamena amazi mu muriro ari benshi, ariko inyuma y'inkike, umurimo w'inyuma y'inkike, reka dukomere amashyi umurimo w'inyuma y'inkike. Imana ishimwe cyane. Inyuma y'inkike hari umurimo uri gukorerwa inyuma y'inkike. Ayiwe, Imana ishimwe. Ndagushimiye Kristo ko inyuma y'inkike hari imirimo iri gukorerwayo. Ubikoreye ku mugaragaro, bamenya mode pasi yacu bakaturangiza. Ariko ubikora rwihishwa, nta muntu ureba. Niyo mpamvu bakomeza gutekinika baroga, ariko ntidupfe. Niyo mpamvu bakomeza kugambana amanywa nijoro, ariko ubugambanyi bugafata ubusa. Bibiliya iravuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe, ariko bazatatana banyuze mu nzira zirindwi. Nuko inyuma y'inkike hari uri gusukamwa amavuta. Imbere y'inkike barimo barasukamwo amazi bagahiga kutazigera ubyara, ariko inyuma y'inkike bagasukamwo amavuta bagatangaza ko hazaboneka abakobwa n'abahungu. Haleluya 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 haleluya. Imbere y'inkike basukamwo amazi bavuga ko ako kazi utazakarambamo, ariko inyuma y'inkike bagahita basukamo amavuta bagategura poromosiyo. Akira poromosiyo mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe, abasukamwo amazi ni benshi, ariko umva ngo utangarize, reka mbivuge mbiririmba. Bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Imana ishimwe. Reka twigire kwa Elisa. Yabaga yibereye iwe. Turi ku mbaraga z'Imana zikorera Mubera. Elisa yibereye iwe ngo nuko Abasiriya bajya mu nama, umutima wa Eliya ukambara amaguru n'amaboko. Haleluya. Ukambara ibitekerezo ukagenda ukatendinga inama. Abasiriya batamubona, ariko umutima wa Eliya wicaye mu nama. Ndashimira Imana ko hari inama tujya twicaramo mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo hari ibintu dufata biri. Haleluya. Dufata imigambi tukayifata miri, hanyuma tukaza tukayigomorera Kristo. Elisa akatendinga inama, bafata imyanzuro ngo bazatera Abisirayeli banyuze inyanaka n'inyabunaka. Nuko agahita ahamagara umwami wa Isirayeli kamubwira ngo mu nama narindimo. Mu nama natendinze, hari ibintu byavugiwemo, nyamara yatendinga inama ari kumurera. Nuko inshuro imwe, inshuro ebyiri. Ndashimira Imana ko hari imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Imana niduhe muri ibi bihe bya Pentekote, Imana niduhe imitima ifite amaguru n'amaboko yatendinga inama z'ababisha bacu. Imana ishimwe. Ndumva narekeraho katsoza, ariko kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Uzi ko umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ndifuza ko Imana yatugarukaho ubundi bushya, niyongere tugarukeho ubundi bushya. Sengana natwe uvuge ngo ngarukaho ubundi bushya. Ndifuza ko ngarukaho ubundi bushya. Ndifuza ko imbaraga z'Imana zikorana nanjye. Imbaraga z'Imana nizikorana nawe, hari abantu, hari ibintu hari imigambi zapfa. Imbaraga z'Imana nizikorana nawe, ntabwo uzimuka umurozi, ahubwo umurozi azakwimuka. Imbaraga z'Imana nizikorana nawe, ntuzabona umuserebanyi uhanutse ngo uvuge ngo ibintu byacitse byayobye. Hari ibintu tujya tuyongesha, hari ibintu tujya tunetraliza, hari ibintu tujya dutesha agaciro iyo turi mu butware bw'Imana. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko mu byo yagambiriye byose nta na kimwe kivuyeho bizasohora. Niyo mpamvu nta bwoba dufite. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Mvuga ibyanditse, mvuga ibya Petero na Yohana. Bazamutse bari ku irembo ryitwa, bageze kuri cya kirema cyo ku irembo ryitwa ryiza. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera muri bo, bahageze baramubwira bati feza n'izahabu byo ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakikwemereye mu izina rya Yesu, haguruka ube muzima. Reka nsoreze ahangaha. Turashimira Imana ko hari imbaraga zayo zikorera Mubera.
hari imbaraga z'Imana yatubikije ubutunzi bukomeye nubwo bumeze nk'uburi mu nzabya zibumba, ariko hari imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Izo nizo tugiye gusengeramo. Tugiye kugusengera mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera wowe umaze iminsi kuri tekere. Tugiye gusengera uyu muntu wazengerejwe n'imyuka mibi. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, hari ibintu tugiye kubohora. Haleluya. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, hari ibintu tugiye gucagagura. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, hari imanza tugiye kurangiza. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, hari amashuri tugiye kwishyura. Kubw'imbaraga z'Imana dukorera Mubera, haleluya, haleluya, hari ibyamunara tugiye kumanura. Kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari imivumo tugiye gukuraho kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera. Ufite inyatsi, uyimaranye imyaka myinshi, abantu bategereje ko watera imbere, ntabwo byakunze. Niba baratekanitse simbizi, ariko kubw'imbaraga z'Imana zikorera Mubera, tugiye kugushyira muri gakondo yawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu.